ngo binjire mu gusenga cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sinzi ukuntu umwanzi abashuka bakadamararira mu bibazo byabo. Baba bazi ineza y'Imana bayibona hariya hakurya. Bizera amasezerano y'Imana, bazi ibyo Imana ishobora gukora mu buzima bwabo, ariko babuze imbaraga zo kwinjira mu masengesho kugira ngo basenge kugeza igihe icyo kibazo kimukiye. Haleluya. Bahora bari mu gice cyifuza. Nifuza ko Imana yangirira neza, nifuza ko Imana yantabara, nifuza ko Imana yahindura urugo rwanjye, nifuza ko Imana yahindura abana banjye, nifuza. Bahora mu kwifuza, ariko ntibamanuka ngo bashyire amavi yabo hasi bahamagara Imana ishobora byose yigirira mu buzima bwabo. Kwishyura icyo kiguzi byaranze, kwirima ibyo kurya byaranze, kwiherera gatoya bagasohoka mu bandi bantu byaranze. Haleluya. Bitegereza ubuzima bwabo bagasanga ntibameze nk'uko Imana ishaka, ariko bakanirwa kujya ku ruhande ngo bahamagare iyo Mana ifite imbaraga zo guhindura ubuzima bwabo. N'abana beza n'imfura mu bwami bw'Imana, ariko bananiwe kwishyura ikiguzi. Yesu ashimwe cyane. Bakunda gusenga, bakunda no kuba mu materaniro, ariko baterana rimwe na rimwe, basenga rimwe na rimwe, bakorera Imana rimwe na rimwe iyo babyiyumvisemo. Bazi ko gusoma ijambo ry'Imana ari byiza, ariko bananiwe kurisoma. Haleluya. Ntabwo dusoma ijambo ry'Imana kuko bituryoheye, turisoma kuko ari ibiryo by'ubugingo. Haleluya. Yesu yavuze ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya ibi bisanzwe gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka. Bimwe mu bikomeza umuntu mu rugendo. Haleluya. Ni rya jambo yasomye bitaryoshye, ni rya jambo yasomye abishaka cyangwa atabishaka, iyo ageze mu gihe gikomeye. Haleluya. Umwuka wari icyo akora, yenda muri rya jambo ribitse mu mutima wanjye akarinyibutsa. Haleluya. Ntabwo umwuka wera azatora ijambo utabitse muri wowe, ariko ijambo ryose ryamanutse mu buzima bwawe umwuka wera yarikoresha. Haleluya. Kugira ngo agutabare. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Igihe nari ndwaje umwana wanjye igicuri yenda gupfa, ijambo ryantabaye ryari ijambo riri muri Bibiliya. Haleluya. Rivuga ngo wa mwanzi we winyishimaho. Haleluya. Kuko urugendo nzarurangiza. Ryari ijambo risa nk'iritajyanye n'ibyo bihe, ariko ni ijambo ryankijije. Nari maze kwakira ko agiye gupfa, ndavuga ngo Mana warakoze, wampaye abana, uzampa n'abandi. N'umwana wanjye wa gatatu nabonaga apfuye birangiye, yari atagikanguka. Ubundi yagiraga igiciro akongera agakanguka akagarura ubwenge, ariko yamaze igihe kinini atagikanguka, adashobora no guhagarara, adashobora no kuvuga, tutakibasha no gushyira akayiko mu kanwa ke, amenyo yarafatanye burundu. Murambitse hasi Satani ashutse ambwiye ngo byemere byakiri. Nibuka ijambo. Haleluya. Rivuga ngo wa mwanzi we winyishima hejuru, kuko urugendo nzarurangiza. Haleluya. Numva imbaraga zingarutsemo, mera nk'umuntu, hari umuntu ngubisurushye ankanguye, ankuye muri ubwo butesi bwo kwemera Satani agakora icyo ashaka mu buzima bwacu. Haleluya. Hari ubuhamya bwinshi bw'abana b'Imana bwaburijwemo kuko babyakiriye. Nagira ngo mbwire ngo ikibi cyose kiri mu buzima bwawe uyu munsi ntucyakire. Haleluya. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu ni mwiza, ibyo yibwira kutugirira ni byiza. Ikibazo cyose umwanzi Satani yicaje mu buzima bwawe gishobora guhinduka. Haleluya. Uhagurutse ukamenya uburenganzira bwawe. Uwo mwanya icyo kintu ntazi cyangwa se uwo muntu cyangwa uwo mwuka w'Imana aseye nk'uko bisurushye, ndavuga ngo no, ntabwo umwana wanjye ari bupfi. Haleluya. Niga gusenga amasengesho menshi ntarinzi, nkoresha ibyo nari narumvanye abandi. Haleluya. Ni byiza kuba mu nzu y'Imana. Ndavuga ngo wa mwuka w'urupfu ndagusohora mu buzima bw'umwana wanjye. Ndavuga ngo umwana wanjye azabaho, umwana wanjye ni muzima. Haleluya. Uyu munsi ni muzima, yiga muri university. Twaribagiwe izo nkuru. Yesu ashimwe cyane. Abaganga bari baravuze ko bidashoboka ko igicuri gikira, ko atakira. Ijambo ubika mu buzima bwawe rizagutabara mu gihe cy'akaga. Haleluya. Ujye usoma Bibiliya ubyiyumvamo, unayisoma utabyiyumvamo. Haleluya. Hari igihe umwuka wera azaribyutsa, wari ugeze ahantu ho kubyemera, ugeze ahantu ho kubyakira, arikangure muri wowe rya jambo wibitsemo. Haleluya. Ikindi rikurinda gucumura, iyo uritindije mu mutima ukaritekerezaho ku manywa na nijoro, rigushoboza gutandukanya ibikwiriye n'ibidakwiriye. Imana yacu tugirire neza. Ariko babana b'Imana beza bananiwe kwishyura ikiguzi. N'abana beza bakunda Imana. Haleluya. Bakunda ibintu by'Imana, ariko baheze mu gice cyo gukomeza kwifuza ibyiza, bananiwe kubihagararaho. Imana yacu tugirire ubuntu. Uyu munsi uhabwa imbaraga z'Imana. Haleluya. zo kubihagararamo, kuko hari ikiguzi ugomba gutanga. Hari icyo Yesu yakoze, yaguhaye agakiza ku buntu. Ariko Yesu yaravuze ngo kuva igihe cya Yohana Umubatiza kugeza n'ubu. Haleluya. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Haleluya. Ibyo udatwaraniye uzakomeza kubirebera hakurya, ariko ntibizaba umugabane wawe. Nyamara Yesu yarabigufatiye. Yesu ashimwe cyane. Kurekura ikintu kigatakara hasi nibyo byoroshye, nibyo bidasaba imbaraga. Kugira ngo ngumane aka kantu mu ntoki kagumane bisaba imbaraga no gufata, ariko kukarekura
kakagwa, ibyo byoroshye. Ikintu cyose udafata, urugo rwawe nutarufata ruzasenyuka. Kururekura nibyo byoroshye. Abana bawe nutabafata bazagucika. Haleluya. Icyo kintu kibi cyose kirimo kirwanya ubuzima bwawe, nuhagarara ugakoresha imbaraga, ugasenga Imana, ugahamagara Imana, haleluya, kizimuka. Ariko kubyihorera nibyo byoroshye, nibyo bidasaba imbaraga. Kubivamo nta mbaraga, nta kubipangira, nta kubitekereza. Kuva mu kintu cyose biroroshye, ariko nubihagararamo, haleluya, urwo rugo uzarubamo kugeza ushaje. Haleluya. Ibyawe bizahinduka, Imana izabituramo. Niwanga icyo kibazo n'izo ngorane, Satani azimuka mu byawe, azavuga ngo ndimo nahangana n'umuntu wamaze kumenya uwo ari we. Haleluya. Ndimo nahangana n'umuntu utandukanye na wundi wa kera. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi sohoka muri ako gahe ko kuba umwana mwiza mu bwami, kuko turi mu gihe cyo kurwana, cy'urugamba. Aba bana b'Imana beza babayeho nk'abatazi ko bafite umwanzi. Iyo umuntu atazi ko afite umwanzi, iyo umuntu atazi ko muri quartier ye hari abajura, arara atakinze, ntacyo bimubwiye, nta kingira ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko iyo umuntu azi ko ahantu atuye hari abajura, arakinga agaterekaho n'ibintu. Abana b'Imana benshi bari muri kano gace k'abana beza babayeho nk'abatazi ko bafite umwanzi witwa Satani. Iyo bahuye n'ikibazo baravuga ngo Mana, kuki wabyemeye? Nagira ngo ubwire ko atari Imana ibyemera, ni wowe wabyemeye. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dore mbahaye ubutware, ibyo muzabaha mu isi bizaba biboshwe. Yesu ashimwe cyane. Imana yaduhaye urufunguzo. Ntabwo biryoha kubyumva, ariko niko kuri. Haleluya. Igice cya nyuma muri aba bana, haleluya, aricyo nifuza ko duturamo twese. Haleluya. Ntabwo narangije ikiguzi cyo kwishyura, harimo gusenga kugira ngo ibintu bihinduke. Gusenga kugeza igihe ikintu usengera ukibonye n'amaso. Ese urekeraho ute gusenga kandi kitarakemuka? Ubisigiye nde? Ubihaye nde? Haleluya. Ikindi cyari gutinda mu ijambo ry'Imana, kuzigeza igihe riduheshereje kwizera kuri ku gipimo nk'icya Yesu. Ikindi ni ukuba umusirikare wa Yesu no kwanga intege nkeya. Intege nkeya twese biratworeye kutwazituramo, ariko ababashije kutazituramo nuko banze ubwo buzima bw'intege nkeya. Bana, turasoma mu byahishuwe Yohana ibice 3 umurongo wa 20. Niba twahageze reka dusome. Aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Amen. Dore mpagaze ku rugi. Uyu ni Yesu Kristo uvuga, warimo kubwira intumwa Yohana. Haleluya. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Amen. Haleluya. Yesu ahagaze ku rugi rw'umutima wacu, ahagaze ku rugi rw'ubuzima bwacu, ngo umuntu niyumva ijwi rye, haleluya, agakingura urugi rwe, Yesu azinjira basangire. Nuvuga ngo birashoboka ko umuntu yakumva ijwi rya Yesu ariko agahitamo kudakingura urugi rwe. Amen. Yesu ntabwo aforsa ngo yinjire ku mbaraga, haleluya. Yinjira ahantu bamwemereye, yinjira ahantu bamwakiriye. Satani n'ingabo ze nibo batwaza igitugu. Ushobora kutagirana nabo amasezerano, ushobora kutagira ibyo muhuriraho, ariko bagatwaza ubuzima bwawe igitugu. Ariko Yesu wacu aratandukanye, haleluya. Ategereza ko umukingurira urugi rw'umutima wawe kugira ngo yinjire musangire. Agace rero umuhaye ku buzima bwawe ni kwabamo akagarukira muri ako ngako. Akutamuhaye, akumwimye, ntabwo akinjiramo. Imana yacu tugirire neza, haleluya. Umuntu wacu agizwe n'uyu muntu w'inyuma ugaragara, ariko umuntu w'ukuri ni wa muntu wamwe imbere utagaragara. Amena. Mu by'ukuri turi umwuka utuye mu mubiri, ntabwo turi uyu mubiri, ahubwo turi umwuka utuye mu mubiri. Niyo mpamvu iyo umuntu yapfuye tuba tukimufite n'umubiri we wose, agifite amaso, agifite amazuru, agifite amaguru ye n'amatako ye n'ibintu byose bimugize, ariko tukavuga ngo umuntu yapfuye. Uvuga ngo umwuka we uba wamuvuyemo. Haleluya. Umuntu nyamuntu rero ni uwamwe imbere kuruta uw'inyuma. Yesu ashimwe cyane. Ariko kubera ko uw'inyuma ari we tureba, ari we tujyana ku kazi, ari we dukoresha ibintu bitandukanye, akenshi tumwitaho cyane kuruta uwamwe imbere. Imana yacu tugirire neza. Ibyo bice rero byose bitugize
dushobora guhitamo kubifunga Yesu ntagira agace na kamwe yinjiramo, cyangwa tugahitamo kumufungurira hamwe na hamwe. Haleluya. Tugira ubuzima bwiza kandi butsinda muri urugendo iyo twafunguriye Yesu umuryango w'ubuzima bwacu bwose, nta gace na kamwe twisigarije. Amen. Uko twafunguriye Yesu rero ubuzima bwacu bidushyira mu bice by'abakristo bitandukanye. Haleluya. Cyangwa muri kategori z'ubukristo zitandukanye. Duhinduka abatsinzi, tukagira ubuzima bwiza mu Mana kubera ko twafunguriye Imana umutima wacu n'ubuzima bwacu bwose. Tukagira ubutsinzi bukeya, cyangwa tukagira ubuzima bugenda butsindwa inshuro nyinshi kubera ko Yesu twanze kumufungurira, kubera ko twamubwiye ngo igumira aho ngaho nanjye ndigumira aho ngaho. Imana yacu dutabare. Haleluya. Uyu munsi ufungurire Yesu ubuzima bwawe bwose, kuko arinjira asangire nawe. Haleluya. Ntabwo yakwinjira ngo asangire nawe ngo ubuzima bwawe bukomeze bumeze kimwe. Yaje gusangira nawe imibabaro yawe, asiga hahinduye umunezero. Yesu ashimwe cyane. Yaje gusangira nawe ku butunzi bwawe, ahari ubukene arabwimura. Ntabwo Yesu yakwinjira mu gace kariko kose ngo hasiga hameze nkuko hari hameze, ariko kenshi ntabwo tubimenya. Haleluya. Tuba twumva dusa nk'abihagije, tugahitamo ko yaguma hariya hirya, natwe tukaguma hano hino. Imana yacu tugirire neza. Ibi bice rero bitandukanye by'abakristo bitewe n'uburyo bafunguriye Imana. Igice cya mbere navuga ko ari igice, haleluya, cy'abantu batigeze bafungura na gatoya. Imana yacu tugirire neza. Ntibigeze bafungura na hamwe, umutima ntibawufunguye, ubuzima bwabo ntibabufunguriye Yesu, bigumiye ahangaha na Yesu aguma aho ngaho. Haleluya. Ibintu byose bumva mu ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe cyinjira muri bo. Bikaduha Yesu icyubahiro. Haleluya. Ese murahari? Untiza amatwi y'inyuma n'ay'umutima. Aba bantu bumva ijambo ry'Imana, bashobora kuba no mu nzu y'Imana, mbarirezuma bashobora kuba no mu mirimo y'Imana, ariko ijambo ry'Imana ryose rimanuka nta kintu na kimwe rikora ku buzima bwabo. Baba bumva ari iby'abandi bantu, baba bumva bitabareba, kandi bahari bari mu bikorwa by'Imana. Yesu atugirire neza. Haleluya. Nuvuga ubuzima bwabo buba bumeze nk'urutare. Murabona ku rutare runini y'amazi aguyeho arongera agatemba, urutare rugasigara ari urutare, rugasigara rudatose, rugasigara rudahindutse. Nta kintu na kimwe ayo mazi aguye ku ibuye rikomeye agira icyo arihinduraho. Imana yatugirire neza. Ubundi mu nzu y'Imana, haleluya, hagombye kumera nko mu nzu y'umubumbyi. Hahandi Yeremiya avuga mu gice cya 18 cya Yeremiya, haravuga ngo ni mu nzu y'umubumbyi. Imana yambwiye Yeremiya ngo manuka gatoya ugende mu nzu y'umubumbyi nkwereke. Ngo ageze yasanga umubumbyi afite ibumba mu ntoki, ngo rifite forume itameze nk'uko umubumbyi ashaka. Arongera ararihindura, arikandakanda mu ntoki ye, agerageza kuri hano ishusho ashaka. Mu nzu y'Imana nuko hagombye kumera. Haleluya. Twinjira dufite amashusho atandukanye, tumeze mu buryo butandukanye, bitewe n'uko isi yatugize, bitewe n'uko imiryango twabayemo yatugize, bitewe n'uburere twahawe cyangwa tutahawe. Ibyo baba baratugize hariya hanze, tuza mu nzu y'Imana aruko tumeze, ariko siko twagombye komeza kumera. Haleluya. Twese dusanga Yesu dufite ishusho itariyo. Inyuma dushobora kuba dusa neza, dushobora kuba twisize, ariko mu muntu wacu wamwe imbere, mu mimerere yacu tutameze neza. Haleluya. Nkunda Yesu. Yaravuze ngo yaziye abarwayi ntago yaziye abazima. Nta kintu bitwaye kuba tudafite ishusho imeze neza. Bihinduka ikibazo gusa iyo tutemeye ko aduhindura ngo aduhe ishusho ashaka. Imana yacu tugirire neza. Indi nkuru nziza nuko ijambo ry'Imana rimeze nk'inyundo. Haleluya. Niko Imana yavuze ngo ijambo ryanjye ntirimeze nk'inyundo. Nukuvuga ngo twemereye Imana nuko twa dufite ubuzima bumeze nk'urutare budakorwaho n'ijambo ry'Imana, tugatinda muri ryo. Ijambo ry'Imana rishobora kumenagura urwo rutare n'ibyo bintu byose byubakitse muri twebwe bisa nk'ibidashoboka, hanyuma bigahinduka ibishoboka kubera ijambo ry'Imana ryonyine. Haleluya. Ndakwifuriza ariko kutaba muri kategori y'aba bantu badakorwaho n'ikintu cy'Imana na kimwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Abantu bemera ko iryo jambo ry'Imana ribimanagura bagira byibuza uruhare ruto cyane rwitwa ubushake. Amen. Haleluya. Kuko Imana yacu ntabwo itwaza igitugu. Yifuza kukugirira neza, yifuza kumpindura no kungirira neza, ariko yifuza ko ngira ubwo bushake
ko byibuza ntera intambwe ntayibwira ngo Mana nifuza ko wankoraho, dore ubuzima bwanjye ntibwumva ibyawe, ntabwo ibyawe biburyoheye, ntabwo bwitaye ku ijambo ryawe, ariko ndakwingiza unkoreho umpindure. Abo nibo bantu bashobora guhinduka bagasohoka muri iriya kategori, byibuza bagahikorwaho n'ijambo ry'Imana. Imana yacu tugirire neza. Uyu munsi kuremera ubushake bwo gushaka Imana cyane kuruta uko usanzwe uyishaka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubona mu Bikorinto ba kabiri igice cya 5:17 ritubwira ngo umuntu yari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ngo kandi dore ibya kera biba bishize, ngo ibintu byose biba bihindutse kuba bishya. Ibi bintu bishoboka gusa iyo umuntu yemereye Imana ko Imana yamukoraho. Ubundi tumaze kwinjira muri Kristo Yesu twagombaga guhindurwa rwose, nta gace na kamwe k'ubuzima bwacu kagombaga gusigara kadahindutse. Yesu ashimwe cyane. Ariko wibuke ko uruhare rwawe ari ukwemera guhindurwa n'Imana. Amen. Haleluya. Umuntu arwaye agahitamo kuguma mu rugo ntajye kwa muganga, ntabwo yakira. Ariko n'umuntu ku giti cye cyangwa se abana nawe bashobora ngo urarwaye none ihangana ujye kwa muganga turebe ko bagufasha. Yesu ashimwe cyane. Yesu yaraje kugira ngo atugirire neza, Yesu yaraje kugira ngo aduhindure, ariko akeneye kantu gatoya, akeneye uruhare rwawe rutoya kumwemerera kugira ngo agukoreho. Haleluya. Kumenya ko uri umurwayi ukwiriye gukira, kumenya ko hari igice cy'ubuzima bwanjye kitarahura n'Imana, kikantera agahinda, kikantera gutera intambwe ngasanga Imana yaje kugira ngo impindure. Nta kintu na kimwe Imana itahindura. Yesu ashimwe cyane. Umuntu yashobora kwinjira muri Kristo Yesu ariko ntahinduke mu buzima bwe, ntahinduke icyaremwe gishya kubera ko yanze gusanga muganga, akigumanira n'uburwayi bwe bwose na ya shusho mbi, ya forume mbi twazanye igihe twazaga mu gakiza. Imana yacu dutabare. Haleluya. Icyiciro cya kabiri cy'abantu muri ubu bwami bw'Imana n'abantu bamufungurira agace gatoya gusa k'umunwa wabo, reka bari kumvuga. Haleluya. Bamuhaye gusa. Mwibuke ko Yesu yicara akaguma agakorera aho twamuhaye honyine. Bamuhaye agace konyine k'umunwa wabo. Nuvuga ngo mu munwa wabo cyangwa mu kanwa kabo bashyizemo ijambo ry'Imana. Haleluya. Bashobora kuvuga amagambo y'Imana, bashobora kuvuga amaversi. Yesu ashimwe cyane. Bashobora no kubwiriza, bashobora no gukomeza abandi. Yesu ashimwe. Ariko iryo jambo barigarukirije aho ngaho, banga ko rikora ku buzima bwabo. Ibyo babwira abandi n'ibyo bahugurira abandi ntabwo baba babibamo. Imana idutabare. Icyo gice gisa nk'aho ari intambwe, ariko ni intambwe iri limiti, ni intambwe itageze kuri. Ni akaga, bihinduka n'agahinda gusanga umwana w'Imana azi imirongo ya Bibiliya, wajya no kumubwira n'ikintu avuga ngo icyo nacyo ndakizi. Yesu ashimwe cyane. Ndetse akagigusobanurira neza kurusha uko wari ugiye kugisobanura, ariko kukimanura ngo kinjire mu buzima bwe, ngo agishyire mu bikorwa, bikaba bikiri urugamba. Nuvuga ngo yafunguriye Yesu agace gatoya k'ubuzima bwe, amuha umunwa we gusa, arambwira ngo mwami wanjye uzakorere mu kanwa gusa, ariko ntuzinjire mu buzima bwanjye, ibindi nzabyimenyera. Imana yacu tugirire neza. Abantu benshi bagarukiye aho ngaho nibo batuma abana b'Imana benshi badakizwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Baratwitegereza bavuga ngo ibyo avuga bitandukanye n'ibyo akora, ibyo avuga bitandukanye n'uko abayeho. Bakavuga ngo iyo Mana ye ntabwo nifuza kuyisanga. Reka wowe nanjye twe kuba muri abo ngaho. Yesu ashimwe. Uyu munsi wemerere Yesu arenge gusa umunwa wawe, yicare no mu buzima bwawe. Haleluya. Ikintu gihindura ubuzima bwacu ntago ari kugira amagambo y'Imana mu kanwa, ni ukuyemerera akarenga umunwa, tukayatekerezaho ku manywa na nijoro. Haleluya. Iyo nyatekerezaho ku manywa na nijoro, iyo ndi mu isoko nkayatekerezaho ku manywa na nijoro, bituma uko shyira mu bikorwa ubuzima bwanjye bizana itandukaniro. Haleluya. Iyo nyatekerezaho ku manywa na nijoro, bituma uko mbayeho mu rugo rwanjye bigira itandukaniro, bituma uko mbayeho mu buzima bwanjye bwa buri munsi bigira itandukaniro. Amen. Haleluya. Abantu tubana nabo mu mago yacu nibo bazi neza niba dukijijwe cyangwa tudakijijwe. Abana banjye cyangwa umugabo wanjye nibo bazi niba ndi umukristo cyangwa ntari we. Yesu ashimwe. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Eka we nanjye dusohoke muri abo ngaho. Abangaba barekeye Imana ku munwa, bashobora no kuririmba indirimbo zifite amagambo meza. Yesu ashimwe. Haleluya. Worship team, haleluya. Imana ntigarukire ku minwa yanyu ngo turirimbe indirimbo nziza zishobora gufasha abandi bantu, ariko turirimbe tutanazitekerejeho. Turirimbe nta kintu na kimwe zibwiye ubuzima bwacu, tuziririmbe zidahinduye na gatoya.
iyo abantu barekeye Yesu kumurwa ntibatekereza no ku magambo bavuga. Yesu ashimwe cyane. Bashobora kuririmba ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'ibyawe mukiza, bataraha Yesu n'akantu nakamwe k'ubuzima bwabo. Imana itugirira ubuntu bwoko bw'Imana. Yesu arenge urwego rwo kumunwa, arenge urwego rwo ku magambo yacu, ahindura ubuzima bwacu burundu, kandi birashoboka. Haleluya. Hari ibyiringiro kuko dufite umwuka w'Imana uri kumwe natwe, yadushoboza ibyo tudashoboye, ariko tumwemereye akagira icyo akora ku buzima bwacu. Igihe cyose tutamwemereye, ntacyo bivuze imyaka yose wamara mu byitwa gakiza, ntacyo bivuze imyaka yose wamara mu nsengero z'ububyutse, ntacyo bivuze imyaka yose wamara wumva ijambo ry'Imana yewe rimanura Imana. Haleluya. Udafashe icyemezo cyo kwemera guhindurwa n'Imana no kumanura iryo jambo no kwemerera Yesu kumukingura ubuzima bwawe bwose, wamara imyaka 20, wamara imyaka 10 mu rusengero, ariko ubuzima bwawe budahindutse ho na gatoya. Nasanze imyaka ntayihuriye n'agakiza. Yesu ashimwe. Nasanze n'imirimo dukorera Imana ntayihuriye n'agakiza. Imana idutabare. Haleluya. Urundi rwego rwa gatatu ruteye agahinda kurutaho. Navuze ko mbavuga mu n'aba super spiritual, uvuga ngo bari mu mwuka kuruta umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Ubundi kuba mu mwuka ni byiza. Haleluya. Ariko kuba mu mwuka ni iki? Igipimo cyo kuba mu mwuka ni iki? Uko tuzamuka mu kumvira Imana niko twitwa abanyamwuka. Haleluya. Ntabwo ari impano, ntabwo ari indi mirimo yanezeza abantu. Uko nzamuka mu kumvira Imana niko Imana ibona ko ndimo nkura mu kigero cya Kristo. Nta kindi gipimo Imana ishyiraho gupima gukura kwanjye. Haleluya. Ntabwo ari uko nagize amateraniro 3 ku munsi, ntabwo ari uko nakoze amateraniro 5 ku munsi, ntabwo ari uko nigishije ahantu hatandukanye ku munsi. Aho Imana ipimira ubukure bwanjye nukumvira Imana yanjye n'igihe mutareba. Haleluya. N'uburyo numvira Imana n'igihe abantu badahari, n'uburyo wumvira Imana umugabo wawe n'umugore wawe badahari, n'uburyo wumvira Imana umukoresha wawe badahari, n'uburyo wumvira Imana imbere y'amafaranga y'abandi. Icyo nicyo gipimo cyo gukura kwawe. Haleluya. Urugwego rwa gatatu rero ruteye agahinda ni abantu bitwa ko ari abanyamwuka ariko batigeze bemera ko Imana ikora ku buzima bwabo namba. Yesu ashimwe cyane. Benshi muri bo bari mu buyobi, bashobora gufata umurongo umwe wa Bibiliya bakubakiraho ubuzima bwose, bigatuma indi mirongo yose ya Bibiliya n'ibindi bintu byose ijambo ry'Imana rivuga batabyitaho. Nagira ngo ko ijambo ry'Imana ryuzuzanya. Haleluya. Iyo ushingiye ku murongo umwe wa Bibiliya urayoba. Yesu ashimwe. Aba bantu biragoye ko bakosoreka, ariko hari ubuntu bw'Imana buhoraho. Haleluya. Ushobora nabo kubahindura igihe bemereye Imana ko yabakoraho. Imana yacu tugirire neza. Aba bantu ntago bemerera Yesu ko yinjira mu mico yabo no mu buzima bwabo bwa buri munsi. Haleluya. Bashobora gukora ibikorwa by'Imana, bashobora guhanura, bamara guhanura bagasambana, bashobora guhanura, bamara guhanura bakangana, bakagambana, bakicana kandi bavuye guhanura. Haleluya. Ashobora gusohoka mu cyumba cy'amasengesho, yagera mu rugo rwe akazonga umugore we, akazonga umugabo we, akanga kubaha umugabo we kandi yiriwe asenga. Yesu ashimwe cyane. Ikindi kintu abandi bantu bose badahagaze nk'uko ahagaze, yumva ari abanyabyaha, yumva batazi Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo ko Yesu afite abakozi nabo mwibanga tutazi, afite umugeni we hirya no hino mu matorero atandukanye hirya no hino ku isi. Haleluya. Kuba umuntu atavuga ubutumwa nk'uko muvuga, kuba umuntu atambara nk'uko nambara, ntago bivuga ko atazi Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ariko iki gice cy'abantu kirifata kikishyira ku ruhande, abandi bantu bose kikabashyira ku ruhande, kikirirwa gica imanza, bigatuma badahura na Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana riramubwira ngo ninde watugize abacamanza babandi? Uriya muntu ducira ubanza ngo ko azagwa imbere y'Imana cyangwa akahakirira. Haleluya. Ubunyamwuka bw'ukuri ufite urukundo muri bwo. Ubunyamwuka bw'ukuri bubabazwa n'intege nkeya z'undi muntu. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Igihe Yesu wemeye ko gukoresha mu mpano ariko ntiwemere ko yinjira mu mico y'ubuzima bwawe, turacyafite ikibazo. Agakiza nyakuri nakinjiye mu mico, nakinjiye muri style de vie, nakinjiye mu mibereho yanjye. Haleluya. Uko sohoka nyuma y'aha ngaha niho agakiza kacu kagaragarira. Haleluya. Mu nzu y'Imana twese bibari. Haleluya. Amena. Imana iguha umugisha mwene data, ugubwe neza. Ariko hariya hanze iyo turenze umuryango niho agakiza nyakuri kagaragarira. Aba bantu rero baba super spiritual niba ariko navuga bakirizwa mu rusengero. Haleluya. Baba bafite amagambo menshi nk'aya ngaya mfite.
Yesu ashimwe cyane. Ashobora gukora umurimo ukavuga uti nabaho mbonye umukozi w'Imana, ariko hanze gatoya ukamuyoberwa. Imana idutabare bwoko bw'Imana. Wowe nanjye twe kuba muri abo. Haleluya. Dutunge impano z'Imana kuko zifite akamaro, ngo zabero kugira ngo zikomeze umubiri wa Kristo, zikomeze itorero kugira ngo ribe iri torero rishyitse. Uko tugira impano nyinshi zikorera muri twebwe, niko abana b'Imana bahinduka abashyitsi. Haleluya. Babwirwa ibintu bitandukanye hakoreshejwe impano z'Imana zitandukanye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu bashobora kukubwira ko Imana yavuze, kandi koko wenda yavuze, ariko ntibatuma Imana yabo ivuga ku buzima bwabo bw'intege nkeya, ntibatuma Imana yabo ivuga ku cyaha. Yesu ashimwe cyane. Imana yabo ihora ivuga ku byo bashaka, ihora ibabwira ko bazabona visa, ihora ibabwira ko bazagirirwa neza, ihora ibabwira mwene ibyo. Ntabwo Imana yabo ibabwira kwihana. Nyamara ijambo ry'Imana riravuga ngo dore ishyize inzira ebyiri imbere yacu. Haleluya. Haleluya. Niduhitamo icyiza tuzabona ubugingo, niduhitamo ikibi tuzabona umuvumo. Yesu ashimwe. Nta buhanuzi bwavuga ibyiza utegereje atakubwira kuva mu cyaha, uzamenye ko afite ikibazo. Nawe ubwo atavuye mu cyaha uzamenye ko afite ikibazo, kandi atakubereye umuyobozi mwiza ukwiriye gukurikira. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Aba bantu batemera Imana kwinjira mu mico yabo, bagumana kamere zabo za kera. Niba yarabaye mu miryango iraguza, waruswa kuraguza ari insecurity. Nukubura amahoro y'ibyejo hazaza, kudatekana muri wowe bigatuma buri munsi ushakisha kumenya ejo hawe hazaza uko hazamera. Haleluya. Nyamara ejo hacu hazaza muri Kristo harashinganye. Ninguma muri Yesu nzagirirwa neza, nimuvamo nzahura n'ingaruka zo kumuvamo. Ariko iyo security n'ubuzima baba barayeho kera butuma bahora bashakisha umuntu babwira uko bizagenda. Amen. Haleluya. Guhanura si bibi, ariko kujya gushaka uguhanurira nagira ngo mubwire ko ari bibi, kuko ni umwuka w'ubupfumu ugukurikira utabizi. Amen. Ushobora kumbwira ngo nakera babamenya babagaho, yego babagaho, ariko nagira ngo ko turi mu isezerano rishya. Haleluya. Aho twahawe umwuka w'Imana. Umuntu uzambwira ikintu umwuka w'Imana atabasha kumbwira, nuko ubusabane bwanjye n'umwuka w'Imana buzaba bufite ikibazo. Ariko nusabana neza n'Imana, haleluya, hazaza umuntu wenda kugukonfirma ibyo wisanganywe mu mutima wawe. Ikindi ni ubaha Imana uzagirirwa neza nta kabuza. Nushyira mu bikorwa ibyo ijambo ry'Imana rigusaba, umugisha w'Imana uzobatana n'ubuzima bwawe. Haleluya. Ariko security no kutizera Imana bituma duhora dushakisha uwatubwira, hanyuma uwatubwira akenshi akatubwira ibitari byo, kuko nawe akeneye kubaho. Yesu ashimwe cyane. Kuko nakubwira ibi uramufumbatisha 10,000, nakubwira ibi ejo uzamutura, nakubwira ibi azasigara ategeka ubuzima bwawe. Uzajya gufata urugendo banze umugisha inama, ese njye Kigali, ese njye Rusizi, ese mfata urugendo njye Kampala gucuruza. Ayiwe. Yesu ashimwe cyane. Nyamara Imana irambwira ngo ningira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanjye, izategeka umugisha we kuba mu bigega byanjye no mu byo ngerageza gukora hose. Ningira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanjye, nintawugira nubwo yambwira ngo genda uraba amahoro, ntabwo nzaba amahoro. Imana yacu dutabare. Haleluya. Uyu munsi wemerere Yesu yinjire mu buzima bwawe bwose, yinjire mu mico yawe. Haleluya. Ahindura ibya kera. Turi mu nzu y'umubumbyi, ashobora kongera akaduha forme nziza, akaduha ishusho nziza imeze nk'uko ashaka. Ndakwifuriza kutaba muri abo, wuzurwemo n'impano z'Imana. Haleluya. Ariko korera Imana mu kuri no mu mwuka, ntushukike. Iyo Imana ikubwira ibyiza itakubwira kuva mu kibi, itakubwira kureka icyaha, nakubwira ko atari Imana. Haleluya. Kuko icyazanye Yesu no kugira ngo tuzabane n'Imana mu ijuru. Haleluya. Ni kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu, ni kugira ngo dukize umuzi w'icyaha. Nicyo kintu cya mbere cyamuzanye. Iyo Mana rero ihora ikubwira ibyiza itakubwira kureka icyaha, iyo Mana ikubwira ibyiza hanyuma ukazatandukana n'Imana mu buzima bw'iteka, yaba atari Imana, kuko icyamuzanye ni ugushaka no gukiza icyazimiye. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Ndifuza kuvuga kuri kategori ya 4 irimo ibice bibiri. Haleluya. Ndifuza ko twaba muri iyo ngiyo mu gice gikurikiraho. Iyi kategori ya 4
baza mu bwami bw'Imana bameze nk'abana bato. Ni nabyo byiza, ni nabyo Imana ishaka. Haleluya. Kubera ko bameze nk'abana batoya, bizera ijambo ry'Imana ryose. Icyiza bamenye bifuza kugishyira mu bikorwa. Bameze nk'abana babanye na se, biraborohera kwizera Imana. Haleluya. Kuko Imana ibabereye se. Ikindi imitima yabo irafungutse, kuko iba ari tere ikiri vierge, itaranduzwa, itarajyaho ibindi bintu ibyo ari byo byose. Ijambo ry'Imana rizima rije muri bo bararyakira. Haleluya. Ariko iki gice cya mbere, iyi ayo muri kategori, bafite ikibazo kimwe gusa. Bazi ibyiza Imana ibashakaho, bumva amagambo y'Imana bakayakunda bakayaryoherwa, ariko ntibiteguye kwishyura ikiguzi cyatuma batura bahagarara mu by'Imana ibavugaho. Imana yatugirire neza. Haleluya. Wambaza uti icyo kiguzi ni ikihe? Kugira ngo ibyo Imana imvugaho mu ijambo ryayo, kugira ngo umugisha Imana integanyiriza. Haleluya. Kugira ngo ibyo mpeshwa no kumenya Imana, kugira ngo ibyiza Kristo yamfatiye bibe mu buzima bwanjye. Amen. Birasaba indi discipline, birasaba ukundi kwitanga, birasaba ukundi gushaka Imana. Ariko aba bantu nubwo bameze nk'abana batoya, nubwo ubundi ari byiza kwinjira mu bwami bw'Imana ufite umutima wagutse, witeguye kugirirwa neza na papa, bananiwe gutera intambwe ngo binjire mu gusenga cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sinzi ukuntu umwanzi abashuka bakadamararira mu bibazo byabo. Baba bazi ineza y'Imana, bayibona hariya hakurya, bizera amasezerano y'Imana, bazi ibyo Imana ishobora gukora mu buzima bwabo, ariko babuze imbaraga zo kwinjira mu masengesho kugira ngo basenge kugeza igihe icyo kibazo kimukiye. Haleluya. Bahora bari mu gice cyifuza, ndifuza ko Imana yangirira neza, ndifuza ko Imana yantabara, ndifuza ko Imana yahindura urugo rwanjye, ndifuza ko Imana yahindura abana banjye, ndifuza. Bahora mu kwifuza, ariko ntibamanuka ngo bashyire amavi yabo hasi bahamagara iyo Imana ishobora byose yigira igihindura mu buzima bwabo. Kwishyura icyo kiguzi byaranze, kwirima ibyo kurya byaranze, kwiherera gatoya bagasohoka mu bandi bantu byaranze. Haleluya. Bitegereza ubuzima bwabo bagasanga ntibameze nk'uko Imana ishaka, ariko bakanirwa kujya ku ruhande ngo bahamagare iyo Mana ifite imbaraga zo guhindura ubuzima bwabo. N'abana beza n'imfura mu bwami bw'Imana, ariko bananiwe kwishyura ikiguzi. Yesu ashimwe cyane. Bakunda gusenga, bakunda no kuba mu materaniro, ariko baterana rimwe na rimwe, basenga rimwe na rimwe, bakorera Imana rimwe na rimwe iyo babyiyumvisemo. Bazi ko gusoma ijambo ry'Imana ari byiza, ariko bananiwe kurisoma. Haleluya. Ntabwo dusoma ijambo ry'Imana kuko bituryoheye, turisoma kuko ari ibiryo by'ubugingo. Haleluya. Yesu yavuze ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya ibi bisanzwe gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka. Bimwe mu bikomeza umuntu mu rugendo. Haleluya. Ni rya jambo yasomye bitaryoshye, ni rya jambo yasomye abishaka cyangwa atabishaka, iyo ageze mu gihe gikomeye. Haleluya. Umwuka wari icyo akora, yenda muri rya jambo ribitse mu mutima wanjye akarinyibutsa. Haleluya. Ntabwo umwuka wera azatora ijambo utabitse muri wowe, ariko ijambo ryose ryamanutse mu buzima bwawe umwuka wera yarikoresha. Haleluya. Kugira ngo agutabare. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Igihe nari ndwaje umwana wanjye igicuri yenda gupfa, ijambo ryantabaye ryari ijambo riri muri Bibiliya. Haleluya. Rivuga ngo wa mwanzi we winyishimaho. Haleluya. Kuko urugendo nzarurangiza. Ryari ijambo risa nk'iritajyanye n'ibyo bihe, ariko ni ijambo ryankijije. Nari maze kwakira ko agiye gupfa, ndavuga ngo Mana warakoze, wampaye abana, uzampa n'abandi. N'umwana wanjye wa gatatu nabonaga apfuye birangiye, yari atagikanguka. Ubundi yagiraga igiciro akongera agakanguka akagarura ubwenge, ariko yamaze igihe kinini atagikanguka, adashobora no guhagarara, adashobora no kuvuga, tutakibasha no gushyira akayiko mu kanwa ke, amenyo yarafatanye burundu. Murambitse hasi Satani ashutse ambwiye ngo byemere byakiri. Nibuka ijambo. Haleluya. Rivuga ngo wa mwanzi we winyishima hejuru, kuko urugendo nzarurangiza. Haleluya. Numva imbaraga zingarutsemo, mera nk'umuntu, hari umuntu nk'ubisurushye ankanguye, ankuye muri ubwo butesi bwo kwemera Satani agakora icyo ashaka mu buzima bwacu. Haleluya. Hari ubuhamya bwinshi bw'abana b'Imana bwaburijwemo kuko babyakiriye. Nagira ngo mbwire ngo ikibi cyose kiri mu buzima bwawe uyu munsi ntucyakire. Haleluya. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu ni mwiza, ibyo yibwira kutugirira ni byiza. Ikibazo cyose umwanzi Satani yicaje mu buzima bwawe gishobora guhinduka. Haleluya. Uhagurutse ukamenya uburenganzira bwawe. Uwo mwanya
icyo kintu ntazi cyangwa se uwo muntu cyangwa uwo mwuka w'Imana aseye nk'uko bisurushye ndavuga ngo no, ntabwo umwana wanjye ari bupfi. Haleluya. Niga gusenga amasengesho menshi ntarinzi, nkoresha ibyo nari narumvanye abandi. Haleluya. Ni byiza kuba mu nzu y'Imana. Ndavuga ngo uwo mwuka w'urupfu ndagusohora mu buzima bw'umwana wanjye. Ndavuga ngo umwana wanjye azabaho, umwana wanjye ni muzima. Haleluya. Uyu munsi ni muzima, yiga muri university. Twaribagiwe izo nkuru. Yesu ashimwe cyane. Abaganga bari baravuze ko bidashoboka ko igicuri gikira, ko atakira. Ijambo ubika mu buzima bwawe rizagutabara mu gihe cy'akaga. Haleluya. Ujye usoma Bibiliya ubyiyumvamo, unayisoma utabyiyumvamo. Haleluya. Hari igihe umwuka wera azaribyutsa, wari ugeze ahantu ho kubyemera, ugeze ahantu ho kubyakira, arikangure muri wowe rya jambo wibitsemo. Haleluya. Ikindi rikurinda gucumura. Iyo uritindije mu mutima ukaritekerezaho ku manywa na nijoro, rigushoboza gutandukanya ibikwiriye n'ibidakwiriye. Imana yacu tugirire neza. Ariko babana b'Imana beza bananiwe kwishyura ikiguzi. N'abana beza bakunda Imana. Haleluya. Bakunda ibintu by'Imana, ariko baheze mu gice cyo gukomeza kwifuza ibyiza, bananiwe kubihagararamo. Imana yacu tugirire ubuntu. Uyu munsi uhabwa imbaraga z'Imana. Haleluya. Zo kubihagararamo, kuko hari ikiguzi ugomba gutanga. Hari icyo Yesu yakoze, yaguhaye agakiza ku buntu. Ariko Yesu yaravuze ngo kuva igihe cya Yohana Umubatiza kugeza n'ubu, haleluya, ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Haleluya. Ibyo udatwaraniye uzakomeza kubirebera hakurya, ariko ntibizaba umugabane wawe. Nyamara Yesu yarabigufatiye. Yesu ashimwe cyane. Kurekura ikintu kigatakara hasi nibyo byoroshye, nibyo bidasaba imbaraga. Kugira ngo ngumane aka kantu mu ntoki kagumane bisaba imbaraga no gufata, ariko kukarekura kakagwa ibyo byoroshye. Ikintu cyose udafata, urugo rwawe nutarufata ruzasenyuka. Kururekura nibyo byoroshye. Abana bawe nutabafata bazagucika. Haleluya. Icyo kintu kibi cyose kirimo kirwanya ubuzima bwawe, nuhagarara ugakoresha imbaraga, ugasenga Imana, ugahamagara Imana, haleluya, kizimuka. Ariko kubyihorera nibyo byoroshye, nibyo bidasaba imbaraga. Kubivamo nta mbaraga, nta kubipangira, nta kubitekereza. Kuva mu kintu cyose biroroshye, ariko nubihagararamo, haleluya, urwo rugo uzarubamo kugeza ushaje. Haleluya. Ibyawe bizahinduka, Imana izabituramo. Niwanga icyo kibazo n'izo ngorane, Satani azimuka mu byawe, azavuga ngo ndimo nahangana n'umuntu wamaze kumenya uwo ari we. Haleluya. Ndimo nahangana n'umuntu utandukanye na wundi wa kera. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi sohoka muri ako gahe ko kuba umwana mwiza mu bwami, kuko turi mu gihe cyo kurwana, cy'urugamba. Aba bana b'Imana beza babayeho nk'abatazi ko bafite umwanzi. Iyo umuntu atazi ko afite umwanzi, iyo umuntu atazi ko muri quartier ye hari abajura, araratakinze, ntacyo bimubwiye, nta kingira ikintu icyo ari cyo cyose. Ariko iyo umuntu azi ko ahantu atuye hari abajura, arakinga agaterekaho n'ibintu. Abana b'Imana benshi bari muri kano gace k'abana beza babayeho nk'abatazi ko bafite umwanzi witwa Satani. Iyo bahuye n'ikibazo baravuga ngo Mana, kuki wabyemeye? Nagira ngo ubwire ko atari Imana ibyemera, ni wowe wabyemeye. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dore mbahaye ubutware, ibyo muzabaha mu isi bizaba biboshywe. Yesu ashimwe cyane. Imana yaduhaye urufunguzo. Ntabwo biryoha kubyumva, ariko niko kuri. Haleluya. Igice cya nyuma muri aba bana, haleluya, aricyo nifuza ko duturamo twese. Haleluya. Ntabwo narangije ikiguzi cyo kwishyura, harimo gusenga kugira ngo ibintu bihinduke. Gusenga kugeza igihe ikintu usengera ukibonye n'amaso. Ese urekeraho ute gusenga kandi kitarakemuka? Ubisigiye nde? Ubihaye nde? Haleluya. Ikindi cyari gutinda mu ijambo ry'Imana, kuzigeza igihe riduheshereje kwizera kuri ku gipimo nk'icya Yesu. Ikindi ni ukuba umusirikare wa Yesu no kwanga intege nkeya. Intege nkeya twese biratworeye ko twazituramo, ariko ababashije kutazituramo nuko banze ubwo buzima bw'intege nkeya. Haleluya. Imana yacu dutabare. Aba bandi bo muri iki gice nacyo nabo binjira mu bwami bw'Imana nk'abana batoya. Haleluya. Icyo Imana ivuga cyose barakizera. Iyo basomye ngo ni Imana ishobora byose, buri kibazo cyose bafite bizera ko Imana yagishobora, kuko bizera Imana ishobora byose. Ntabwo Bibiliya ibabera amagambo, Bibiliya yabahindukiye imbaraga. Haleluya. Bibiliya yabahindukiye ubuzima. Ijambo ryose barisomye bizera neza ko rishoboka. Amen. Haleluya.
bateye intambwe. Aba bantu bameze batya kubera ijambo ry'Imana baryemereye kagira umwanya mu buzima bwabo, kubera ko bafashe umwanya wo kwemera gusenga n'igihe imibiri yabo itabishaka, bagenda bagwiza imbaraga umunsi ku wundi. Haleluya. Ntabwo ikibazo umwe Satani aba yarateye mu buzima bwacu imyaka 40, imyaka 20. Wibuke ya myaka tumara tudakijijwe, tukagerekaho ya myaka yindi dukizwa ariko tukijijwe tutahuye n'ijambo ry'ukuri. Iyo ni imyaka yose umwe Satani aba yidegembya mu buzima bwacu. Gusenya rero ibyo yubatse muri iyo myaka yose ntago bikorwa umunsi umwe, ntibazakubeshya. Dukunda ibitangaza, nanjye ndabikunda. Haleluya. Igitangaza ni ikintu gikozwe mu buryo buri surnaturel, mu buryo burenze ibimenyerewe. Ariko ubuzima bwo guhinduka no kubana n'Imana mu buryo buhoraho ntago buba burya ngo pafu umunsi umwe. Uko Satani aba yarubatse ibibi mu buzima bwacu, niko Imana ifata igihe natwe ubwacu bwo gusenya ibyo byose yubatse. Haleluya. Ibuka imyaka wamaze udakijijwe, nibuka imyaka namaze ntakijijwe, niko nakoreraga munsi y'ubutware bw'umwijima, naba mbizi cyangwa ntabizi. Haleluya. Kugira ngo ubuzima bwubakitse igihe kirekire busenyuke, bifata ikindi gihe kugira ngo busenyuke. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Wowe ufite inzara n'inyota byo kumenya Imana, wowe wifuza ko ikintu cyose wumvise mu ijambo ry'Imana ugishyira mu bikorwa, ndagira ngo ntucike intege. Haleluya. Igihe kizagera imirimo ya Satani irangizwe burundu mu buzima bwawe, uzagenda ugwiza imbaraga umunsi ku munsi, nudacogwa, nukomeza kugaburira umuntu wawe wamwe imbere umunsi ku wundi. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Aba bantu bakinguriye Yesu inzugi zabo zose, nta gace na kamwe bemera ko Imana idakoraho. Haleluya. Mwibuke rya jambo twahereyeho ngo ujye sagaza inyuma y'urugi, ngo arimo arakomanga, ngo niwumva ijwi rye wowe ubwawe umukingurire. Ntabwo Yesu aza ngo akingura agace na kamwe k'ubuzima bwawe, ategereje ko wowe umukingurira. Haleluya. Aba bana b'Imana banejeje, nifuza ko wowe nanjye twaturamo. Haleluya. Bakinguriye Yesu ubuzima bwabo bwose, nta gace na kamwe basigaje. Haleluya. Ikintu cyose bamenye mu Mana, baremera Imana ikagikora kuri bo, ikagihindura mu buzima bwawe. Ndakwifuriza kuba muri aba ngabo. Amen. Bemereye ko Imana yinjira mu bitekerezo byabo. Mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2 haratubwira ngo twe kwishishanya n'abantu b'iki gihe, ngo ahubwo duhinduke rwose tugize imitima mishya. Ibirayi Igifaransa bivuga ngo tugize imitekerereze mishya. Haleluya. Aba bantu bo muri kategori nifuza ko wabamo, bemereye Yesu yinjira no mu mitekerereze yabo. Haleluya. Ijambo ry'Imana ntiryagumye ku munwa, ntiryagumye mu mitima, ryahinduye n'uburyo batekereza, ryahinduye mindset yabo. Haleluya. Ibyo Imana ivuga nibyo biri mu bitekerezo byabo, nibyo biri mu buzima bwabo. Haleluya. Barabyemereye byicara mu bitekerezo byabo, bihindura ibyo batekerezaga nibyo bibwiraga kuva kera. Icyamukaba muri abo ngabo. Biragoye ko Imana yagerana nanjye hari ahantu ntari natekereza, ariko iyo byinjiye mu bitekerezo byanjye bikanyibutsa ko ndi umwana w'Imana. Haleluya. Bikanyibutsa ko data ari umwami usumba abami bose, mba niteguye kwicara kuri iyo ntebe y'icyubahiro data yamfatiye. Iyo mu bitekerezo byanjye bitarahinduka, biragoye ko nakwicara cyangwa kumva aya magambo. Aba bantu bemeye ko Yesu ahindura ibitekerezo byabo, batekereza neza. Yesu agenga imitekerereze yabo yose, bamufunguriye umutima n'ubwenge, imivugire yabo yarahindutse. Bavuga buri gihe iby'Imana ivuga, iby'Imana itavuga ntabwo bikiba ku rurimi rwabo. Ese mu magambo yawe humvikana mwiki iyo utari kumwe n'abarokore? Haleluya. Ndavuze ngo iyo utari kumwe n'abarokore, kuko iyo turi kumwe n'abarokore hari vocabulary twamenyereye, ariko iyo uri wenyine muri abantu mubana batari abarokore, akanwa kawe kavuga iki? Yesu ashimwe cyane. Iyo wicaranye n'umugore wawe n'umugabo wawe, hari ibibazo runaka mufite mu rugo rwanyu, akanwa kawe kavuga iki? Ese kavuga iki Imana ivuga? Nta jambo Imana ivuga rivuga ngo ntibishoboka, ntaryigira muri vocabulary yayo. Aba bana b'Imana rero vocabulary yabo yarahindutse, imivugire yabo yarahindutse, ibyo Imana ivuga nibyo bavuga. Haleluya. Imana iravuga ngo nzababara gukiranirwa kwawe kose, ngukize n'indwara zawe zose. Iyo bahuye n'indwara, iryo jambo Imana yavuze niryo bavuga mu kanwa kabo. Bibuka ko Imana yabwiye ko izabakiza indwara zabo zose. Bibuka ko Imana yavuze ngo mu ndwara natezaga abanyagiputa nta nimwe nzaguteza. Niyo magambo mu kanwa kabo. Haleluya. Iyo ubukene burimo bubakomangira,
bibuka Yesu wavuze ngo yihinduye umukene kugira ngo adutungishe. Haleluya. Ntabwo batura ijambo ry'ubukene mu kanwa kabo, ntabwo bavuga ngo birananiranye n'ibishoboka. Oya, bibuka ya Mana ishobora byose, bibuka ya Mana yivugiye ngo ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri, ngo mbese hari ikinanira. Bibuka ya Mana yavuze ngo bidashobokera abana b'abantu imbere yanjye birashoboka. Haleluya. Ayo niyo magambo asohoka mu kanwa kabo, baba babyutse, baba bicaranye n'abapagani, baba bari kumwe n'abarokore. Haleluya. Baba bicaye imbere y'ikibazo mu rugo rwabo, bafite imivugire imeze nk'iy'Imana. Ndakwifuriza kuba muri abo ngabo. Ubuzima bwawe buzahinduka n'ubababamo. Haleluya. Bemereye Yesu kwinjira mu mico yabo, imikorero yabo ya buri munsi. Iki ngiki kirakomeye kuko nicyo kigaragaza agakiza. Dufite abana b'Imana benshi Yesu atinjije mu mico, atigeze yinjira mu mico yabo. Uko babayeho mu buzima bwa buri munsi bitandukanye nuko babaye mu nzu y'Imana. Agakiza nyakuri nuko Yesu yinjira mu mico yacu. Haleluya. Baba nigeze kuvuga haruguru, Yesu atinjiye mu mico yabo. Bashobora gusenga bakizera Imana ikiza, ariko bakizera n'inzaratsi. Aba mama Yesu ashimwe. Haleluya. Barakubwiye ngo umuntu agize gutya akagira gutya ngo nibwo umugabo aguma mu rugo. Wizeye Imana ariko wizeye n'inzaratsi. Bagukorera ubwami bubiri, ubw'Imana n'ubwa Satani. Haleluya. Ntabwo Imana ikirisha inzaratsi. Bari abantu bo haruguru batinjize Yesu mu mico yabo, bashobora gusenga nk'uyu munsi, icyumweru gitaho ukabasanga Ikibungo bajya gushaka umupfumu. Bagerageza byombi, ntibazirizera n'irizarumba. Haleluya. Ariko aba bana b'Imana ndimo mvugaho binjize Yesu mu mico yabo, akandi ko gakiza nyakuri. Impamvu mu Rwanda habaye jenoside nuko hari abakristo batinjize Yesu mu mico yabo. Yo Yesu yinjiye mu mico yacu, nta rwangano rwaba mu mutima wanjye. Haleluya. Nta bubi bwaba mu mutima wanjye. Yesu yinjira mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Imana yacu tugirire neza. Uyu munsi Yesu yinjire mu buzima bwawe bwose, ntagira agace na kamwe gasigara kadakozweho. Haleluya. Aba bana b'Imana bemereye Yesu kwinjira mu bukungu bwawe. Ndavuze ngo ubukungu. Haleluya. Haleluya. Ahangaha biratugora cyane. Duha Yesu indirimbo, twamuha umwanya mutoya wo gusenga, dushobora no kumuha umwanya munini. Harimo abantu bashobora kumara iminsi basenga, akajya ku musozi akamara iminsi 7, akamara 40, akamara 100 atarya, agaha Yesu umwanya we. Ariko ubukungu Yesu aho ntukoreho. Mwibuke ko rya jambo ryatubwiye muri tumukingura urugi azinjira asangire natwe. Haleluya. Yesu numwemerera kwinjira mu bukungu bwawe, ntabwo azagucura ahubwo azakugwiriza. Reka tuhe Yesu icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ntabwo dukunda kubivugaho, nta nubwo biryohera amatwi yacu, ariko ndagira ngo mbwira ngo igihe cyose uzakingira Yesu ku bukungu bwawe, azakora ku bindi byose wamuhaye, ariko ntazivanga mu bukungu bwawe. Ubukene bwawe uzabugumana, ingorane zawe uzazigumana, imibare yawe idahura diplome yo 30 uzayigumana kuko wanze ko yinjiramo. Ariko numwemerera akinjira, haleluya, akagira ijambo ku bukungu bwawe, ibintu bizahinduka. Ariko abana b'Imana benshi bahitamo kumuha amasengesho, bahitamo kumuha umwanya, ariko iby'ubukungu niyo mpamvu abana b'Imana benshi duhera mu bukene, kuko twanze ko Yesu agibigiraho ijambo. Yego ni wowe ndimo kubwira. Haleluya. Aba bana b'Imana bo muri iki gice dukwiriye kubamo, bo bemereye Yesu yinjira mu bukungu bwabo. Haleluya. Aba ntibakijya impaka ku byo gutanga mu bwami bw'Imana, ntabwo bakijya impaka kubwo ibya 10 n'amaturo. Urwo rwego bararurenze kera, bageze ku rundi. Haleluya. Icyama byinshi nkamuha byinshi kurushaho. Amen. Ariko niba ugistragoringa ukinarwa naryo ryo gukuramo kimwe mu 10, kimwe mu 10 n'urwego ruciriritse rwo gutanga mu bwami, murakomeza mu nkunde. Haleluya. N'urwego ruciriritse rwo gutanga mu bwami. Niba uhembwa 100 gukuramo 10 bikaba byarakunaniye, wabwiye Yesu ngo Yesu uramenye ibyanjye by'ubukungu bwanjye ntubikoreho. Kimwe mu 10 n'amaturo n'urwego rwo hasi, ariko aba haleluya, uru rwego iyi kategori dukwiriye kubamo barenze urwego rwo kuvuga ku bya 10 n'amaturo.
aba nibo bashobora kwemera kuririmba ya ndirimbo ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye byose ni ibyawe mukiza. Haleluya. Umwami Imana afite ijambo mu bukungu bwabo. Bakinguriye Yesu urugi rw'ubukungu bwabo. Haleluya. Gutanga kuri bo ni amahirwe, niyo kazi yo bahabwa yo kugira icyo bakora mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ijuru aba bantu ribitayeho, kuko Imana ikeneye abantu bashyigikira ubwami bw'Imana. Haleluya. Kuko ubwami bwa Satani burashyigikiwe, bufite ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza, bufite abakire hafi ya bose bakwisi. Yesu ashimwe cyane. Barakora amafilime y'urukozasoni ariko anogeje, aryoheye ijisho, ku buryo ubishaka n'utabishaka yisanga yayarebye. Yesu ashimwe cyane. Babishoyemo ubukungu kuko barashaka gutwara abantu bose bo kwisi ubwenge, barashaka gutwara urubyiruko rwacu. Haleluya. Bazi gukomeza abaririmbyi babo, bakabashyigikira bagakomera cyane, barangiza bakabambika ubusa. Amen. Barangiza buri muririmbyi ukomeye cyangwa wagize izina cyangwa umwakiteri ukomeye bakamuhindura umuge muri filime, akina ari umhomosexuel, kugira ngo abana bacu babone ko ibintu by'ubutinganyi ntacyo bitwaye. Babishoyemo amafaranga. Ubwami bw'Imana nabwo bukeneye abantu. Haleluya. Ntabwo umwuka w'Imana amanura amafaranga mu ijuru, cyangwa amanura amatafari cyangwa amanura amasima. N'abantu bemereye Yesu kumukingurira mu bukungu bwabo. Haleluya. Ariko niba ukiri ku rwego rwo kuburana ku cya 10 n'amaturo, ngo se ubundi amaturo si yagomba kuba makeya ku cya 10, ninde wabikubwiye? Byanditse. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nidutange urugero rutsindagiye, rucugushije. Haleluya. Ngo rirwo tuzagererwamo. Reka tumuhe icyubahiro. Yesu yatubwiye ngo tumukingurire urugi, yinjira asangire natwe. N'umukingurire urugi rw'ubukungu bwawe, ubuzima bwawe buzahinduka. Nutamukingurire urugi rw'ubukungu, azakora hahandi honyine wamukinguriye. Niyo mpamvu uzasanga umwana w'Imana wahaye Imana umwanya we no gusenga yuzuye impano, ariko kandi yuzuye ubukene, kubera ko yanze ko Yesu yinjira mu bukungu bwe. Yigisha icya 10 we ntagitanga, abwira abandi gutanga we ntatanga, yumva ari uwo guhabwa. Nagira ngo ko guhabwa nta mugisha bitanga. Haleluya. Umugisha uratubwira cyangwa ijambo ry'Imana riratubwira ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa. Nuvuga ngo iyo hawe wakira icyo waherejwe gusa. Umugisha uhawe niyo shati wahawe, na ya mafaranga 10,000 nahawe cyangwa 100, niwo mugisha. Ariko uriya muntu umpaye agiye gukubirwa inshuro nyinshi, kuko Imana yacu iramultiplier, irakuba. Haleluya. Imana yashyizeho iryo hame kugira ngo twebwe abantu duhabwe umugisha. Ntabwo Imana ikeneye amafaranga yawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo isi n'ibiyuzuye n'ibyayo. Haleluya. Ntabwo ikeneye ifeza n'izahabu, ngo mu ijuru hari imihanda y'izahabu. Haleluya. Ntabwo ukene buri mu ijuru, ubukene buri muri twebwe. Imana yadushyiraho iryo hame kugira ngo dutange duhabwe umugisha. Nutamenya iri hame uzuzura impano z'Imana, kuko wayihaye umwanya, kuko wafunguye umwanya, wayifungure ka gace k'amasengesho n'umwuka. Haleluya. Ariko ukomeze ukennye. Yesu ashimwe. Nintatanga nubwo mwakwiteranya mukama, njyewe ubwanjye ntashyira mu bikorwa ibyo ndimo mbasaba, ntabwo ubukene buzimuka mu byanjye. Yesu ashimwe. Reka tumuhe icyubahiro. Wabikunda utabikunda niko kuri, kandi ndakwifuriza kubikunda. Aba bana b'Imana muri iki gice wibuke ko bafunguriye Yesu imiryango y'ubuzima bwabo bwose. Ntabwo bamuhaye umwanya ngo bamwime ku butunzi bwabo. Haleluya. Bamuhaye ubuzima bwabo bwose, baramukinguriye. Yesu arinjira agira ijambo. Yesu ashimwe. Haleluya. Nudashyigikira ubwami bw'Imana, Imana izahagurutsa n'amabuye, izahagurutsa n'abandi bantu hirya no hino babushyigikire, ariko nitwebwe tuzahomba. Ntuzaryoherwe no guhabwa, uzaryoherwe no gutanga. Haleluya. Ntituzaryoherwe ko twabonye abasiponsoro baza kutwubakira urusengero, ntibizaturyohere, kuko ngubu hamanutse umunyamerika akatwubakira urusengero, yagenda agahabwa umugisha iwabo, tugakomeza tugasenga dukennye. Ariko twebwe nitubyiyubakira, haleluya, nitubyikorera, nitubaguruka tugashyigikira ubwami bw'Imana, tuzahabwa umugisha. Urambwira ngo sindatanga ntacyo mfite? Uragifite. Yesu ashimwe. Icyo nkundira Imana ntabwo ivuga ngo nimuzane miliyoni, ngo nicyo gipimo. Oya. Haleluya. Igusaba izi neza ibyo ufite uko bingana. Iri ni ihame rikora. Haleluya. Urafungurira Yesu uwuhe muryango, ureka uwuhe. Umufungurira ni wari bwinjiremo, ni wari bukoreremo. Haleluya. Ushobora kugira kwizera ko nta ndwara ishobora gutura muri wowe. Ushobora gufungurira Yesu kwizera kwawe n'amagara yawe, nturware na gatoya, ariko wamukingirana mu bukungu, ukaba uri umuntu muzima utajya urwara, ariko ubukungu bigakomeza bikanga. Amen. Wabyemeye? Haleluya.
aba bantu nyuma yo gufungura ibyo byose n'abasirikare mu bwami bw'Imana, mu by'ubwami no guhangana na Satani nta muteto bagira. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo umuntu atabaye umusirikare mu bwami ahora ategereje ubutabazi buva ku bandi bantu, ariko iyo umuntu yabaye umusirikare mu bwami bw'Imana, we n'Imana baba bahagije. Yesu ashimwe. Haleluya. Turi mu gihe cy'isi y'umwijima, turi mu gihe Satani atagoheka, kuko azi ko Umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi kugaruka. Ntabwo arangara na gatoya, ntabwo atakaza umwanya na gatoya, ngo azeguruka nk'intare ashaka ko yaconcomera, ashaka ko yamira bunguri, ashaka ko yakwambura umunezero, ashaka ko yaburizamo amasezerano ye. Haleluya. Ariko tubaye abasirikare mu bwami, tumenya neza ko dufite umwanzi, tugahora duhagaze twirinze. Haleluya. Ntabwo dutegereza ubutabazi buturuka ku bandi bantu, dutabaza Imana yacu kugeza igihe ibintu bihindukiye, dusohoka mu muteto. Haleluya. Tumenya ko dufite umwanzi utatworoheye, turenga urwego rwo guhora dusengesha. Yesu ashimwe. Haleluya. Kuba umwana w'Imana umaze imyaka mu gakiza, ufite telefoni z'abibunaka bagusengera, uhamagara w'Irusizi, ugahamagara wa Kampala, ugahamagara sinzi w'Ikibungo, ugahamagara na ryari. Kugira umudayimoni azakuniga mu ijoro, uw'Ikibungo atazaba yumva, uw'Irusizi atazaba hari kugira ngo agutabare. Ni byiza kugira igihe runaka cyo gusengerwa, ariko ni byiza cyane kurushaho, haleluya, kumenya kwihamagarira Imana, kuko nta kintu yigeze ishyira hagati ngo bariya baravuga bigakunda abandi bakavuga bikanga. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Uyu munsi nawe winjizwa mu ngabo z'ubwami, winjire mu basirikare b'ubwami bw'Imana. Haleluya. Badafite ubwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose, bizeye umwami wabo, bizeye umugaba w'ingabo wabo. Haleluya. Bizeye Kristo muri bo, bizeye imbaraga z'Imana zikorera muri bo. Haleluya. Ntabwo batinya abarozi, ntabwo batinya kwicarana nabo, ntabwo batinya kubakira mu mazu yabo. Amena. Haleluya. Niba yinjira iwanjye akandoga bigakunda, ubwo Yesu wanjye amaze iki? Ikindi hari n'abandi bazaza utabamenye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aba bantu n'abasirikare mu bwami bw'Imana. Paulo yandikiye Timoteyo muri Timoteyo 2:2 umurongo wa 3, ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Ku murongo wa 4, ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, kuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje wamwandikiye ubusirikare. Haleluya. Iki gice cy'abantu ni ingabo z'ubwami bw'Imana. Haleluya. N'abasirikare ba Kristo. Iyo umuntu ari umusirikare hari ibyo avamo, hari discipline agira. Haleluya. Hari igihe bamwima ikibari, nyamara hari impamvu yari gutuma ataha. Hari igihe umugore wabyara ntibamwemerere, nuvuga ngo hari umuteto ushira mu buzima bwe. Haleluya. Icyo atabonye arakirwanira, aragiharanira. Yesu ashimwe cyane. Kera inkotanyi zitaragera mu Rwanda, twagiraga udupira twambara twihishe twanditseho ngo harya ni wiki, uburenganzira ntibusabwe buraharanirwa. Ibintu nk'ibyo ni uburenganzira, ninde wabo kazi. Kwibohoza ntibisabwa, biraharanirwa. Haleluya. Muri iki gisirikare cya Kristo, haleluya, bamenya neza ko ikintu bataharaniye batazakibona. Basohoka mu muteto, bagira discipline igenga igisirikare. Haleluya. Mu gisirikare bavuze ngo ni ukwimuka. Tujya tubagira ahangaha n'abapolisi bimuka batanatubwiye, kuko hari itegeko ryavuye hejuru ryibabwira ngo ni ukwimuka muri iri joro. Reka tumuhe icyubahiro. Icyama nawe uyu munsi ukandikwa mu gisirikare cy'ubwami bw'Imana, umuteto wose ugashira mu buzima bwawe. Haleluya. Ugahaguruka ugakorana n'Imana yawe. Imana yaje tugirire neza. Muri Filemoni igice cya 1 umurongo wa 2, Paulo yandikiye Filemoni aramubwira ngo mu bantu yarimo amubwira, aramubwira ngo na Afiya mushiki wacu na Rukipo umusirikare mugenzi wacu n'itorero ryo mu rugo rwabo
ngira ngo arimo kubatashya. Mu gifaransa baravuga ngo notre compagnon de combat, mugenzi wacu ku rugamba. Haleluya. Ndashima Imana ko harimo n'abagore. Uyu nguyu Afia yari umugore, ngo nabo bantahirize abasirikare bagenzi bacu, abo dufatanyije urugamba. Iyo umuntu ari umusirikare abyuka kare, akaryama gake, akamenya ko umutekano w'aho hantu ari wo ushinzwe, kandi bahora bihuta, kandi bagira discipline. Haleluya. Ntabwo afandi washobora kumubwira ngo nibasenye iyi nzu ngo agaruka amubwira ngo ntabwo bishoboka. Haleluya. Ndashima Imana ko yamaye gatoya kuba mu bintu by'abasirikare. Yigisha discipline. Haleluya. Bizera ko ibintu byose bishoboka. Ntabwo ashobora gusubira inyuma ngo abwire umuyobozi we ngo byatunaniye. Ntabibayo. Haleluya. Ibintu byose bashyizwe imbere barabikora. Amen. Reka duhe Yesu icyubahiro. Ndakwifuriza kuba muri aba ngaba. Ndabajwe nuko mwese mutabyumva. Aba bantu bakora iby'Imana basaba byose, kandi bubaha Imana muri detaye. Ndavuze ngo muri detaye, mu tuntu dutoya n'utunini bubaha Imana. Baharanira kunezeza Imana iteka, batitaye ku cyo abantu bari buvuge. Haleluya. Kubaha Imana kwabo kubasimbutsa ibyaha byinshi. Aha niho tubona Yosefu. Kubaha Imana kwa Yosefu kwatumye atabona ubwiza bw'umugore wa Potifari. Abajene Yesu ashimwe. Abajene Yesu ashimwe. Haleluya. Kubaha Imana kwa nyako kuzatuma utabona ubwiza bw'umugore utari uwawe, kuzatuma utabona ubwiza bw'umukobwa wari mwiza. Kubaha Imana kwa nyako, wa mugabo we, kuzatuma utabona ubwiza bw'umugore w'abandi. Wa mugore we, bizatuma utabona ubwiza bw'umugabo w'abandi. Kubaha Imana kwa nyako hari amaso kwica, guhindura imirebere. Haleluya. Kubaha Imana kwa nyako kuzatuma amafaranga y'abandi ataba yawe. Yesu ashimwe. Yosefu yari ari mu mwanya mwiza wo gusambana neza, nta muntu ubimenye, ari kumwe n'umugore mwiza witeye amaparufe kuko ari umugore w'umuyobozi. Yesu ashimwe cyane. Ufite uburiri bwiza, uri ahantu heza, kandi witeguye kumubikira ibanga. Haleluya. Ariko kubaha Imana yari afite mu mutima we no muri detaye. Ntabwo yavuze ngo sindi bucumure kuri Potifari gusa, yaravuze ngo nakora icyaha kimeze gutyo ngacumura ku Mana yanjye gute. Aba bantu bo muri uru rwego bubaha Imana muri detaye, abantu babareba cyangwa batabareba. Hari abantu bareka gusambana iyo baraho batuye, ariko yagira gato yabona misiyo imujyana nko hanze, kure y'amaso y'umugore n'umugabo, kure y'amaso y'abamuzi, agahinduka undi wundi. Yesu ashimwe cyane. Kubaha Imana kw'aba bantu gutuma amaso yabo apfa ku byiza bitari ibyabo, ntarariritura mu mitima yabo kubera Imana. Yesu atugirire neza. Aba bantu bakora iby'Imana basaba byose, barenze urwego rwo kubwira Imana ngo Mana urabizi ko biriya ntabyemera. Yesu ashimwe. Umaze imyaka 5 mu gakiza, 6, 10, ariko ufite ibintu bimwe ukibwira Imana ngo Mana urabizi ko biriya ntabyemera. Imana iguha umwuka uhumeka, Imana yaguhaye ubugingo, Imana ikubeshejeho, Imana yakubabariye ibyaha, Imana ikuyemo umwuka gatoya ibyawe byahita birangira, ugatinyuka n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe ukayibwira ngo Mana biriya urabizi ko ntabyemera. Yesu ashimwe. Haleluya. Aba bantu bumvira Imana mu bintu byose, ibyo yabasaba gukora byose bari dispose, bariteguye. Ikiguzi byabasaba cyose biteguye kugitanga, ariko urwego ntabwo warugeraho utarabasha kumvira Imana no mu bisanzwe no mu byoroheje. Imana yatugiriye neza. Aba bantu bakunda Yesu. Haleluya. Bafitanye na Yesu relation y'urukundo.
ntabwo bahuriye kuri Yesu ku byo Yesu abakorera. Haleluya. Ntabwo bapfana ya mirimo yo kubakiza indwara, ya mirimo yo kubishyurira amadeni, ya mirimo yo kububakira amazu, ya mirimo yo kubaha amamodoka, ya mirimo yo kubaha abagabo n'abagore. Si cyo bapfana na Yesu. Relation yabo na Yesu ni relation y'urukundo. Haleluya. Bakunda Yesu n'umutima wabo wose. Iki gice icyo cyari kirimo abigishwa ba Yesu. Niyo mpamvu batanze ubugingo bwabo, bagatanga ubuzima bwabo, bakemera gupfa. Bose barishwe uretse Yohana, uyu nguyu wanditse ibyahishuwe, niwe washaje, nawe baramwishe inshuro nyinshi ntiyapfa. Haleluya. Ukunda Yesu bingana iki? Relation yawe na Yesu ni iyihe? Muhuriye kuki? Uracyari muri babandi bayibwira ngo niba uri Imana ngo mpa amashuri imba ari Imana ngo niba uri Imana uyu mwaka ntushire ntarongo imba ari Imana kurongorwa. Mugabo utazabona umugabo wawe mu bwami bw'Imana, mu bwami bw'Imana azaba ari mwene so. Nakizwa neza nawe ugakizwa neza. Ikintu cy'isi kirangira kigatuma uvuga ngo niba uri Imana yaremye ijuru n'isi. Aba bantu muri kategori bakundana na Yesu, ni abakunzi b'umusaraba. Haleluya. Ni inshuti za Yesu, ubuzima bwabo bwomatanye n'ubwa Yesu. Ntabwo bakundira Yesu mu bintu, iyo yabitanze bashima Imana kandi bakabikoresha ku buryo ubwami bw'Imana. Haleluya. Amahoro Yesu abahaye bayakoresha mu nyungu z'ubwami bw'Imana. Iyo bagize icyo babura, ntabwo urukundo bakunda Imana rugabanuka. Reka duhese icyubahiro Imana, ibahe umugisha kandi bahe gutura muri aba ngabo. Haleluya. Inkuru nziza nuko bishoboka. Umwuka w'Imana twahawe n'icyo akora mu buzima bwacu. Igice cyose cy'ubuzima waba urimo, uyu gitondo yakwimura. Haleluya. Akagushyira muri aba bana b'Imana bakwiriye ubwami bw'Imana. Bakunda Imana muri detail, bubaha Imana muri detail, bakinguriye Yesu imiryango yose ibice byose bigize ubuzima bwabo. Mwibuke ko Yesu ahagaze ku rugi arakomanga, ngo niwumva ijwi rye ugakingura, ari bwinjira asangire nawe. Ntunangire umutima wawe ikintu cyose Yesu agusabye ko wahindura. Haleluya. Nturyoherwe n'ubwo buzima utagaragaza Imana.